Dutangiranye n'umukobwa hano wihagarariye ku muhanda yibereye kuri cati. Kurikira filime witonze. Uyu mukobwa yari ari gucatinga gake gake yihagarariye ku muhanda, gusa ako kanya ari aho ngaho hari umusore wamuciyeho. Umusore uri kubona ko ari n'umusore w'impumyi, umusore agiye kwambuka umuhanda kandi atari kureba. Barakwereka uyu mukobwa yaje kumukurubana amuvana mu muhanda. Ukurikire filime witonze. Uyu mukobwa atangira kumutonganya ari kumubwira ati kuki uri kwambuka mu muhanda utari kureba, iyo umbwira nkaza kukwambutsa. Yari yirengagije yuko uyu musore ari impumyi. Uyu musore arambwira ati mukobwa umbabarire ntabwo narebaga ngo menye ngo imbere hari ibinyabiziga. Kurikira filime witonze. Uyu mukobwa Angel aravuga ati eso nta kibazo, ubwo utarebaga reka ngufashe nkwambutse. Uyu musore nawe aravuga nta kibazo arabyemera. Umukobwa arangije amufata ukuboko aramwambutsa. Aka gasobanuye bakise amayeri y'urukundo. Ukurikire filime witonze. Umukobwa yambukije umusore nawe aragenda ariko umva ibi bintu ari byiza cyane. Uyu mukobwa yamufashe no ku rutugu ndetse uyu mukobwa nawe uri kubona yuko arabyishimiye. Ukurikire filime witonze. Uyu mukobwa yambukije uyu musore gake gake. Ukurikire filime witonze. Arangije amugejeje hano. Umukobwa uri kubona yuko hari ibindi byiyumviro yari yatangiye kugira. Kurikira filime witonze. Uyu mukobwa arangije aravuga ati nizere yuko utazongera kwambuka mu muhanda utarebye. Uyu mukobwa abwira umusore ati ni ibintu bibi kuko imodoka ishobora kukugonga utazi n'iyo iturutse, kuko ntabwo biba ari sawa pe. Uyu mukobwa arangije amufata ku rutugu aramubwira ati reka nkugeze hariya imbere. Ukurikire filime witonze. Ati nimara kuhakugeza nawe urijana rwose. Uyu mukobwa nawe hari ibindi byumviro yari yatangiye kugira. Nyagasani buriya umuntu wahindutse ukundi kuntu nawe ntabwo wamuyoberwa. Uyu mukobwa arangije areba umusore ari kugenda. Ukurikire uyu mukobwa yari yarobye. Nyagasani yatangiye kwiyumva gutyo ndetse n'uyu musore nawe agenda gake gake. Nubwo yari impumyi ariko umutima we wari urimo kureba. Nyagasani ukurikire. Maze uyu mukobwa aguma kwiyumva gutyo ndetse aguma ari no kwisetsa. Ntabwo tuzi ngo ni iki cyari kiri kubimutera. Ubwo ngubwo bose baragiye barerekera. Barakwereka ku munsi ukurikiyeho umukobwa n'ubundi ari kwigendera atuje nk'umuntu wigiriye mu kazi. mbese muri make reka tubivuge gutyo. Arebye imbere abona umusore yicaye aho yari ategerereje bisi, ndetse ngaho uyu musore yari yicaye n'uyu mukobwa niho yari ari kwerekeza. Nyagasani kurikira agasobanuye witonze. Bakise amayeri y'urukundo. Ukurikire umusore nuko nguko yarebye. Uyu musore wagira ngo ari kureba. Nyagasani ubwo umukobwa nawe yari hafi aho ngaho yaje yerekeza. Ageze hano abona umusore yamutegereje aho bategera bisi, kandi n'uyu mukobwa yaraje gutegereza bisi. Uyu mukobwa akimubona atangira gukubita akamwenyu, atangira guseka. Aramubaza ati bimeze bite? Ati wawu, atahonje nawe nihuri. Uyu musore yigira nk'injiji pe. Aravuga ati nanjye ndi hano. Ukurikire uyu musore aravuga ati bisa nkaho nanjye nari ngutegereje. Uyu mukobwa aravuga ati siwo nigeze gutabara cya gihe? Ati siwo nigeze kwambutsa umuhanda? Maze uyu musore aravuga ati cya gihe si? Ati nanjye ndi kubyibuka neza. Ati turi hariya hepfo. Ati ndabyibuka wigeze kuntabara. Maze uyu mukobwa aravuga ati rwose. Ati nanjye mpise mbyibuka. Yo disi barongeye barahura, gusa bari batandukanye. Buri wese hari uko yari yiyumvise. Uyu musore ubwo ngubwo atangiriye kuganiriza uyu mukobwa. Aramubwira ati si none, ati umeze ute? Uyu mukobwa aravuga ati nanjye sinzi ukuntu niyumva. Ati ariko gusa icyo nzi cyo meze neza. Ukurikire filime witonze. Ndetse niba ari ubwa mbere wagera ku uyu muyoboro, mwibutse gukanda subscribe, share na comment kugira ngo tujye tubana mu gasobanuye ka buri munsi. Uyu mukobwa atangiye kubaza uyu musore ati si none musore, ati wenda nubwo ntakuzi izina, ati ariko ko mfite biswi hano
uwayifungura tukaza kuyisangira hari ikibazo? Umusore aramubwira ati nta kintu byaba bitwaye rwose. Uyu mukobwa barakwereka yatangiye gufungura biswi yari afite kugira ngo baze kuyisangira. Gake gake uza gukurikirana filime witonze uraza gusobanukirwa. Barakwereka umukobwa yatangiye kurya biswi. Nyagasani, umukobwa yariye biswi gake gake ari kwiyumvira, ari kumva ibyiyumviro by'uyu musore bimurimo. Gusa uyu mukobwa yahereje uyu musore biswi yibuka yuko atarebaga, afite ubumuga bwo kutabona. Barakwereka uyu mukobwa yatangiye gutamika umusore. Bahuriye ku muhanda, nta nubwo bari bazi ngo bazahura cyangwa nta n'ikintu kirenze cyabahuje, uretse yuko uyu mukobwa yigeze kumwambutsa umuhanda. Ukurikire maze umukobwa arangije aramubaza ati uri kubyumva ute? Uyu musore aravuga ati ndi kumva bimeze neza cyane, ati gusa byandenze. Ubwo ako kanya barakwereka imodoka yahisiza, ubwo bisi yahisiza, uyu mukobwa aragenda. Iki gisore wasanga kiba kitanari impumyi, kiba kiri kubyikoresha. Nyagasani, ukurikire filime witonze, reka bakwereke uyu musore hano yari yicaye ari kumwe n'uyu muniga, ubwo n'uyu mugenzi we ndi kuvuga. Bari kuganira, umusore ari kumubwira ati sha hari agakobwa na pafotsi, ati ni agakobwa keza, ati ngerageza gukora buri kimwe cyose kugira ngo mbashe kuba namwiyegereza. Barakwereka uwo mukobwa ako kanya yahise ahagera, wasanga yanarababonye. Uyu musore araje aravuga ati dore nguriye ahubwo, maze uyu musore aravuga ati si none ko nigira impumyi, ati ndaza kubigenza gute? Kurikira filime witonze. Kumbe uyu musore bari kujijisha kugira ngo abone ukuntu yafatisha uriya mukobwa. Uyu musore nta nubwo ari impumyi. Barakwereka yarahagurutse atangira kwigenzagenza aho ngaho ameze nk'umuntu utari kubona, arangije aba yikubise hasi. Uyu mukobwa yarabibonye aza kumutabara. Ukurikire filime witonze. Uyu mukobwa yaje ari kwirukanka kugira ngo agaruke yongera mutabare. Barakwereka ako kanya yarahageze aramubwira ati umeze neza? Ati mbabarira uhaguruke. Ati haguruka, umeze neza? Ukurikire filime witonze. Uyu musore n'ubundi yarongeye yigira nk'impumyi, gusa twe twabibonye yuko ari kureba. Maze uyu mukobwa atangira gutoteza uyu muhungu wicaye hano, aramubwira ati wawe kiginga we, ati ntabwo ni gute uri kubona umuntu mugenzi wawe ari kugwa hasi ugakomeza ukiyicarira? Gusa uyu mukobwa yaratekereje abona harimo ikibazo, aravuga ati umbabarire, ati gusa ngiye guhamagara muganga. Uyu musore aramubwira ati nta kibazo. Uyu mukobwa yaramubwiye ati ngiye guhamagara muganga aza agufashe maze arebe ikibazo cyawe kiri mu maso yawe. Uyu mukobwa yahise amuhamagara. Nyagasani, maze abwira uyu musore aramubwira ati ariko umeze neza? Ubwo niko arimo kumukoraho, maze uyu musore aravuga ati nta kibazo meze neza. Uyu mukobwa yahise amufata ukuboko ndetse amufata no ku rutugu, barerekera. Gusa uyu musore ibi ngibi nibyo yabaga ashaka. Nyagasani, uyu nguyu nawe yararebye arumigwa, arangira aravuga ati uriya musore ni umuhanga kabisa. Ukurikire, barakwereka muganga ako kanya abo ngabo baje bamusatira aho yari aherereye. Ubwo ngubwo bamugeze impande, bageze iruhande rwa muganga, babwira muganga ati reba ikibazo uyu musore afite. Uyu musore yatangiye kubona yuko bagiye kumuvumbura. Nyagasani, uyu mukobwa abwira muganga ati uyu musore afite ikibazo cyo kutabona, ati gusa ngewe icyo mbona mbona yakira. Maze uyu mukobwa ahita abwira uyu musore ati bagiye kugusuzuma, muganga agiye kureba ikibazo ufite ku maso. Maze uyu musore aravuga ati nta kibazo. Barakwereka muganga yaje kureba ikibazo uyu musore afite ku maso, gusa niba atagiye kumumenera ibanga ntabwo mbizi. Uyu muganga yaravuze ati njye ndi kubona nta kibazo afite. Ukurikire, uyu mukobwa yarumiwe kandi anaratangara, aravuga ati uyu musore ni impumyi, ni gute yaba nta kibazo afite? Ati twe turabizi neza ko agifite. Maze uyu muganga aravuga ati ibi ni ibintu umenyereye, ndabona uyu musore ari kureba. Maze uyu musore aravuga ati ntabwo ndi kukureba ariko, ati mugabo wanyibesheho, ntabwo ndi kukureba. Umuganga nawe aravuga ati
wa musore we ntabwo nibeshe na gato. Ubwo uyu musore yararakaye arangije arikubita yikora mu mutwe. Uyu mukobwa ako kanya hari icyo yahise yibuka. Ukurikire filime witonze. Tangiye kwibuka ahantu yigeze kubona uyu musore ndetse ari kumwe n'uriya mugenzi we. Ukurikire ubwo uyu musore ari kureba neza abona uyu mukobwa ari kuza ndetse ari kubasatira ahantu bari berekeye. Uyu mukobwa ni mwiza nawe nawe umubonye wagwamo. Uyu musore akimubona yaravuze ati wawe, ati mbega umukobwa. Ubwo ako kanya hari akandi gasore k'amafuti kagiye kari kwegera uwo mukobwa kari kumusatira. Ukurikire filime witonze. Ubwo uyu musore yaraje atangira kwegera uyu mukobwa, maze abangaba babibonye baravuga ati mbega umuginga aramudutanze. Uyu musore arangije aravuga ati mukobwa, ati uri umukobwa buri wese yakwifuza, ati njye nkikubona nabonye nagukunze. Maze uyu mukobwa yahise afata tayi uyu musore atangira kumukubita. Abangaba bari ahangaha bareba. Kurikira filime witonze. Ubwo uyu mukobwa arangije abwira uyu musore ati muje muramenyera abantu mungana nabo kandi mujye mumenya abantu muri mu cyiciro kimwe. Ukurikire uyu mukobwa ubwo yari araburije uyu musore, arangije ahita yifata nk'umurara guca nyine nawe uramubona, ahita yigendera. Abangaba baravuga ati uriya mukobwa ni mubi, ati uriya mukobwa ntabwo wamwegera, ati kandi nawe ndakeka ibyo akoze urabibonye. Ubwo ngubwo nibwo uyu musore yaje kwigira inama, barakwereka gutangira gukora ari amayeri twamubonaga ari gukora. Ubwo uyu mukobwa yasigaye hano n'umusore ari kumubwira ati si iyo umbwira neza byari kuza kugutwara iki. Ubwo uyu mukobwa arongera aribuka ubwo kare yamunyuragaho yababonye bari kuganira we n'uriya mugenzi we. Ukurikire uyu mukobwa byose yari kugenda bikurura neza, maze uyu mukobwa aramubwira ati rero musore, ati wagakwiye kuba wabicishaga mu nzira nziza aho kugira ngo ujye ubicisha muri ziriya nzira zose. Maze uyu musore aramubwira ati buriya rero, ati nigeze kukubona uri gukubita umusore ahantu, ubwo rero nanjye nkagira agatwe gatoya nk'akarinda ikiguma, nibwo naje kwigira inama yo gukoresha ariya mayeri yose kugira ngo nkugereho. Barakwereka umusore n'umukobwa batangiye kugenda ndetse bishimye. Uyu musore yari yarangije kumutsindira, nyagasani bahise berekera ndetse banameze neza. Agasobanuye kacu ni uku turi kugenda twerekeza ku musozo, ni n'ahangaha karangiriye. Ndabakunda cyane.